Isomo ryo mu gitabo cy'ivugururamategeko. Musa yabwiye imbaga y'Abayisiraheli ati, uzajye wibuka urugendo rurerure Uhoraho Imana yawe yagukoresheje mu butayu mu myaka 40 yose, kugira ngo agucishe bugufi, bityo akugerageze amenye ikiri mu mutima wawe, kandi amenye niba uzakurikiza amategeko ye cyangwa niba utazayakurikiza. Yagucishije bugufi, atuma wicwa n'inzara, maze akugaburira manu wari utazi n'abasokuruza bawe batigeze bamenya. Ibyo ari ukugira ngo akumenyeshe ko umuntu adatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Uhoraho. Uramenye, ntuzibagirwe Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y'ubucakara. Ni we wakunyujije muri bwa butayu bunini kandi buteye ubwoba, butuwe n'inzoka zifite ubumara butwika na za manyenga, bukaba igihugu kigwengeye kitagira amazi. Ni we wagukuriye amazi mu rutare rukomeye. Muri ubwo butayu ni we wakugaburiye manu abasokuruza bawe batigeze bamenya. Iryo ni ijambo ry'Imana.